Ese muze uriyemera niki? Uriyemera niki mbona wambaye ubupantaro bwa sex? Buburetse. Ngewe ndi kwiyemera twagiye. Sigaye ndi nk'umuzungu, sigaye nitwa Patoro. Sigaye ndi nk'umuzungu, sigaye nitwa Patoro. Nakwereka ahantu nyine ibintu nk'ibi ngibi ahantu babijyana. Uragira ngo ibintu nk'ibi ngibi nyine babijyana ahantu bita Indera. Ni mu Rwanda humura. Vano genda uzabijyana Indera. Ndagira ngo nyine buri wese amurika impano ye, ariko ndakubona mwazanyemo n'abakobwa b'amategete. Buri wese agaragaza impano ye nyine, kandi umuntu urajya ugaragaza impano nziza arajya yemererwa 5,000. Uraba ufite impano nziza turamuha 5,000, aracyura kandi n'igihembo cya award. Sawa, murakoze nyine wa mbere najye. Yes, murakoze abantu muteraniye aha ngaha, abenshi mujya mumurika ahantu hagiye hatandukanye. Amazina yanjye nitwa Dusengimana Jean Marie Vianney, nkaba ndi umukinnyi wa filime nyarwanda, umukinnyi w'amakomediye, umukinnyi wa sinema ugiye utandukanye. Mfite impano rero, nkaba nyina nitwa Kibwa. Hano hakaba hari abayobozi bafite amakayi n'ibikoresho byose bampaye ijambo kugira ngo inze kugaragaza impano yanjye. Natangira nkabacishirizaho buryo uwo ari we wese ahangaha atangira kwishima, agashimisha n'abantu bagiye batandukanye, cyangwa se akabwira n'abantu benshi mu gihugu cyacu cyose ko mwabonye umujeni ufite impano. Ariko mwana yanjye we, hari abantu nagiye mbona mu mujyi wa Kigali bagendaga birukanka cyane ariko naje kureba neza nsanga mu mujyi wa Kigali harimo abana beza, ko naje mfite inzozi zo kuzajyayo. Oya, ntabwo naje gucana nasiga kaka wenyine. Kera nanjye nimba icyamamare nzajyayo we, ubu se ntakamundeba.
Okay, murakoze nitwa Kibwa. Arakoze ngo bamwita Kibwa ariko nabonye afite impano itangaje. Uyu mwana rwose aratwemeje pe. Ni umwana rwose ufite impano ariko nyine ya mpano nyine uwo ari we wese atapfa kugira. Gusa nyine arakoze cyane. Uwa kabiri nakurikireho. nanjye ndaje numvise muri kuvuga ibintu by'imano, nanjye mfite impano. Si wowe hariya na? Oya, ni njyewe. Twakwakiriye. Ariko muzehe usuhuza neza. Nese muzehe ko mbona ufite intoki z'abasore kandi mbona uri umusaza. Yenda shaje. Nta kibazo nyine garagaza impano yawe. Nyerekane? Yes. Banyita Butwi, muzehe Butwi, mfite impano yo kwiyemera no kubyina. Kubyina iki? Ikinyarwanda. Ikinyarwanda barakibyina muzehe? Indirimbo za Kinyarwanda. Ngaho ukomeza. Ndabanza kwiyemera. Nese muzehe uriyemera niki? Uriyemera niki mbona wambaye ubupantaro bwa sekisi? Buburetse. Ngewe ndi kwiyemera. Twagiye. Nsigaye ndi nk'umuzungu, nsigaye nitwa Patoro. Nsigaye ndi nk'umuzungu, nsigaye nitwa Patoro. Mba muzehe, nakwereka ahantu nyine ibintu nk'ibi ngibi ahantu babijyana. Uragira ngo ibintu nk'ibi ngibi nyine babijyana ahantu bita Indera. Ni mu Rwanda humura. Hano genda uzabijyana Indera. umuranyirukanye. Ibintu byacu byose byajemo Satani. Kuriya yari no kuvuyanga ibintu nabyabase. Genda sha. Ugere y'amahoro undi naza. Ngewe nitwa Yego. Nshimiyumuremyi Jean Pierre. Yes. Aba mfite impano yo kubyina. Isko yakwise neza sha. Impano yanjye ni uzakomereza aho ngaho. Murakoze. Yes. Yes. Arakoze. Ni umubyinnyi rwose aratubyiniye neza. Arakoze cyane. Haze n'undi nta kibazo. Yewe. Yes. Impano yanjye rero. Yego. Impano yanjye rero ngiye kuyibereka. Impano yanjye uzagaruka. Impano yanjye. Nga. Imana agiye atayitweretse. Kanihamagarire mu rugo. Telefone se arayijyanye. Wesha zaniye telefone. Wesha telefone yanjye. Mana mwe umuhamba arayijyanye.